make nabaye muri FAR mbere yuko duhungira muri Congo 94 aho twiteguraga nyine n'ubundi gutera u Rwanda kuko twari duhunze turwana dutsinzwe ariko dukomeza kuyisuganyiriza kugeza 96 aho inkambi zasenyutse ubwo intambara Kabila yarwanaga na Mobutu. Twagiye mu mashyamba tunyengera mu mashyamba ya Congo, hanyuma twaje kwiga uburyo nanone twakwisuganya kugira ngo dutahe mu gihugu. Ntabwo byari byoroshye no kugira ngo abantu bataye murari ubahuze, habayeho kugira ngo twifashishe ideoloji yatuma abantu bumva neza ko urugamba byanze bikunze bazarutsinda. Iyo ideoloji nta yindi, hari ishingiye ku bwoko Hutu, ari nabyo twigeze kumva nyine ururimi rw'Igihutu, kugira rero ngo byumvikane neza nuko twafataga nyine abatuye mu duce twa Masisi cyangwa Rucuru tukabumvisha ko ari Abahutu ndetse ko batagomba kuvuga izo ndimi ngo ni Ikinyabwisha cyangwa Ikinyenduga, ahubwo bagomba kuvuga icyitwa Igihutu. Aho kugira ngo tubegereze hanyuma baduhe imbaraga zo kugira ngo n'abana babo tubinjize mu gisirikare cyacu cya FPR. Hari ideoloji nayo ishingiye ku buhanuzi bwaturukaga mu manama yakorwaga n'abayobozi nyine hejuru. Imyanzuro ivuyemo yo gutera u Rwanda ikaza ari imyanzuro inyuzwa mu makoraniro y'abanyamasengesho, tukavuga ko byasengewe, hanyuma ko Imana yabihaye umugisha wo gutera u Rwanda bishoboka kandi gutsinda bishoboka. Izo ideoloji zombi zari zifite imbaraga na n'uyu munsi ziracyafite imbaraga, aho muzumva ko izitwa za Nyatura zirwana ku ruhande rwa FPR. Nkanjye nka ofisiye wari ushinzwe itumanaho rya gisirikare mu buyobozi bwa bukuru, iyo myanzuro nayitangaga ku maradiyo ikajya muri za unité ntoya, hasi bakatubwira ko babicengeje mu basirikare n'abasivili, ko babyumva ko gutanga urugamba nta kibazo. Ubu umusirikare mutoya yabyumvaga ko ari ubuhanuzi, nyuma y'imyanzuro yafashwe n'amanama yakozwe n'abayobozi. Kimwe n'umuturage ngiye ashobora gutaha kuko akomeye ku ngabo ze zizamucyura. Wenda urugero nabaha, nko muri 2001 nabaga kuwitwaga chef d'état major Colonel Remera wafatiwe muri iki gihugu. Twarazanye n'urwo rugamba rwari rwapanzwe mu buryo bw'ubutumwa, hanyuma mu buryo bw'ubuhanuzi. Hanyuma tugeze mu Birunga, we yambwiye ko kubera afite ibikoresho byinshi kandi biremereye by'itumanaho tutahita tumanukana mu gihugu. Ambwira ko agiye kumanuka akajya mu Ruhengeri nimara gufatwa azohereza abasirikare bo kumfata mu Birunga hariya muri Karisimbi none yasigaye. Hanyuma ndategereza, nyuma y'iminsi 3 naje gufata amakuru ko yafashwe ndetse n'izindi ngabo nyinshi. Hanyuma amakuru yaje kuba impamo ko yafashwe ndetse n'izindi ngabo nyinshi, abandi abatapfuye baradusanga. Wari Colonel Rumuri wari ushinzwe politiki icyo gihe twari twazanye, niba afashe uwo mwanya bituma dusubiza muri Congo ahitwa Ruguru, aho twakomeje kwisuganiriza kugira ngo byumvikane neza. Rero mwavuga muti none se ko mwatsinzwe kandi Imana ikabitibeshya, kubera iki abantu batumvise ko bagomba gutaha ko babeshwe? Habagaho gupanga izindi nama ziravamo imyanzuro ivuga ko Imana yavuze ko mwakoze amakosa,